amazina yanjye nitwa Tuyambazemo Fabrice, nkaba ndi umunyeshuri wiga muri Keta muri level 5 tourism, nkaba ntuye mu murenge wa Kimironko, akagari ka Bibare, umudugudu wa Kajaga. Tukaba twafashe umwanya wacu nk'abanyeshuri bo muri Keta tugakora urugendo shuri tuva aho twiga tugana hano kugira ngo tubashe kugira ubumenyi runaka twunguka busanga ubwo twari dufite. Ni ngombwa cyane yuko twiga mu buryo bwa teori, ariko nanone tugomba no kugera kuri tere kugira ngo turebe uburyo twakora pratique, ibintu turebe ukuntu bimeze, ese izo nyamaswa, iyo parike imeze gute, ibintu byose bimeze gute, ese ndamutse ngeze muri field runaka nkagira nk'uburyo bwo kuba nafata abakiriya nkabajyana ahantu runaka, ese aho hantu ndahazi, mafiteho amakuru ameze gute. Ibyo bintu biradufasha cyane kuba twagera kuri tere tukareba uburyo imeze, ku buryo abakerarugendo tuhazanye tuba tuzi neza aho tubajyanye nta kintu cy'inzitizi kirimo. Ahantu ntabwo ari ubwa mbere naba mpageze muri ino parike y'Akagera. Ubushize twaraje tuzanye n'ikigo cyacu cyiza Keta, ariko igitangaje kuri uno munsi, muri iyi minsi ntabwo isa, umunsi ushobora kuba uruta undi cyangwa se umeze kimwe mu kuntu, ariko uno munsi nabashije kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye kubera ko nabonye umwanya uhagije wo kuzenguruka Akagera kose. Nabonye inyamaswa zitandukanye n'izo nari narabonye ubushize, bitewe wenda na preparation ya ino tour ukuntu yari imeze, amasaha, uburyo yari ipanze. Inyamaswa nagiye mbona nyinshi zigiye zitandukanye, abantu bagiye badusobanurira. Buriya ni byiza ko ugira na experience y'abantu bagiye batandukanye bagusobanurira ibintu ukuntu bimeze. No munsi byari byiza cyane. Abantu baje mu Kagera nase yose arinda izuba, umweru urinda izuba, imparage ntabwo yoga, imparage ntabwo izi koga, ko koga bibaho. Impamvu mwabonye ubutumwa naho abanyeshuri bagenzi banjye wenda batari hano cyangwa se bataragera hano, usibye ko ntekereza ubwo ni ku bindi bigo, kubera ko twebwe tuba twaje twese nta n'umwe usigaye. Nka Keta nabashishikariza nabo kugerageza buryo ki bazajya bakora pratique, abatazikora kurenza uburyo bakora teori, kubera yuko buriya kugera kuri tere umenya byinshi bigiye bitandukanye. Abantu baba bari kwiga mu buryo bwa teori baba batazi. Buriya ni byiza yuko ibintu biva mu magambo cyangwa se mu bitabo bikajya no mu bikorwa, ukamenya ibyo wiga ngo bimeze gute, gutya na gutya. Kandi nkabashishikariza no kubikunda, kubera ko ibi ni ibintu byiza cyane. Usibye no kuba waba uri kubyiga cyangwa se uri kubikora nk'akazi, nawe iyo ugeze kuri tere nk'umuntu wagiye kwiga ibi bintu bikunda, urenjoyinga ukabona ni ibintu byiza cyane, ukabona ni akazi uri gukora keza cyane, cyangwa se ni akazi uteganya kuzakora keza cyane. Tunashimira ikigo cya Keta muri rusange ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, ubufatanye bwabo, ubufatanye bwa Keta n'andi makampani kugira ngo tubashe kugera hano, ama internship tugenda dukora bigiye bitandukanye, ndetse n'igihugu kudushyigikira bagakomeza bakaduteza imbere muri industry ya tourism na hospitality muri rusange. Tubashimira cyane. Rero abanyeshuri bari kwiga tourism and hospitality, uraje kabisa. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga? Gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.